Ndagusuhuje ari nako nguha ikaze ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel. Iyi ni Urubibi TV. Nge ndi Shadi Nshuti. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkomoko y'insigamigani ivuga ngo yakubitiwe ahareba inzega. Yakomotse he? Byagenze bite? Ntujye kure. Bitewe n'amateka y'ibyabaye ahantu runaka mu Rwanda, hari insigamigani zavugwaga kera na n'ubu zigikoreshwa henshi mu Rwanda zitaribagirana. Uyu munsi tugiye kubagezaho imwe mu nsigamigani zabiciye bigacika mu Rwanda rwo hambere, ndetse n'uyu munsi wa none yakubitiwe ahareba inzega. Ntujye kure, twe turi Urubibi TV, naho nge ndi Shadi Nshuti. Ubusanzwe uyu musozi witwa Nzega uherereye mu karere ka Nyamagabe, ni mu murenge wa Gasaka, ni hagati y'umujyi wa Nyamagabe werekeza ku Kigeme, ni mu kagari ka Nzega, mu mudugudu wa Nzega. Uyu munsi niho twita Nzega nyine. Uretse abasaza bo hambere, benshi mu bahaturiye kuri aka gasozi ka Nzega ntibazi neza inkomoko y'iyi mvugo ngo yakubitiwe ahareba inzega kuri aka gasozi k'iwabo. Nabo baracishiriza uko babyumvishe ku nkomoko y'iri zina ryitiriwe agasozi batuyeho. Iyo uganiriye n'abantu bakuru bahavukiye, nabo bavuga ko bavutse iyo mvugo ikoreshwa cyane kuva kera kubera umusozi uhari witwa Inzega. Bivuga ko aha Inzega hari isoko n'amaduka ndetse n'ibicuruzwa byinshi byacuruzwaga n'Abarabu bari bahatuye mu myaka yo hambere. Ubu nyine ni mu kagari ka Nzega, ni mu mudugudu wa Nzega nk'uko twabikubwiye, mu murenge wa Gasaka, mu karere ka Nyamagabe. Kubera santere yari iraha Inzega ikomeye n'ubucuruzi bukomeye bw'Abarabu bari bahatuye aha Inzega, byatumaga hakorerwa uburaya bwinshi hano muri Nzega, aho abakobwa n'abagore b'indaya bazaga kwicuruza bakurikiye agafaranga gakomoka ku bucuruzi bw'ikawa, amata ndetse n'amaduka y'Abarabu akomeye yari araha muri santere ya Nzega. Muri uku kwigurisha cyangwa se kuza bakurikiye abagabo baje kugurisha ikawa n'ibindi bikomoka ku buhinzi, indaya zabaga zibategereje ahano Nzega ngo baryoshye, bakazigurira abagabo bakanywa, bamwe bagasinda, hanyuma bakaziraramo. Ese nkubaze, bigenda bite iyo uraye mu ndaya wasinze kandi ufite amafaranga? Igisubizo nawe urakizi. Ugomba kwicuza, ugomba kurira, ugomba gukosorerwa kuri aka gasozi. Yakubitiwe ahareba inzega. Umugabo wararaga mu ndaya Inzega n'urwo rufaranga zaramucuzaga izi ndaya, zikamutwara ya mafaranga yose, agatangira kuvuga ngo nakubitiwe ahareba inzega. Mbese gukubitirwa ahareba inzega byari ukugura indaya ikakwiba amafaranga yose wari ufite. Niba ari uko bimeze se, uyu munsi hari abagikubitirwa ahareba inzega? Iyi mvugo yarakoreshejwe cyane mu myaka yo hambere, kuva mu 1953 kugeza mu yindi myaka y'1963 na n'ubu, aho umugabo yabaga yarakaye abandi bagabo baramunanuraga bati mumureke, yakubitiwe ahareba inzega. Mbese yagiye mu ndaya ziramwiba. Naha ngaha ijambo ngo yakubitiwe ahareba inzega ryakomotse. Inzega rero si intambara yahabereye ngo abantu baharwanira, ahubwo ni ibibazo byo kwibwa. Uwajyandaga afite amafaranga, indaya zarayamwibaga, bugacya yicuza ngo nakubitiwe ahareba inzega. Twagushimiye ko wadukurikiranye. Kumva ijambo ngo yakubitiwe ahareba inzega, iyi ni insigamigani. Twe turi Urubibi TV, twaguhaga amakuru ku nsigamigani ivuga ngo yakubitiwe ahareba inzega. Twagushimiye kubana natwe. Imana iguhe umugisha.